Hello, muraho neza, ndabasuhuje mwese aho muherereye ariho hose, yaba abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese twishimiye kongera kubaha ikaze hano ku Ruhisho TV. Bakunzi bacu rero, tungurana ibitekerezo, ibiganiro byacu ni ibigaruka ku buzima bwa buri munsi, ni ibigaruka mu kwiyubaka, ni ubusubizemo icyizere, ni ibigaruka ku muryango n'ibindi bisa nk'ibyo. Twaje rero kugira ngo twongere tuganire. Bahaye ikaze rero muri aka kanya, nimuze tuganire ku bintu bimwe n'ibindi. Ni karibu rero. Mbere y'uko tuganira, nifuzaga kugira ikibazo mbabaza abantu mudukurikira hano ku Ruhisho TV, kiravuga giti: ese wowe udukurikira umunsi ku wundi, aho kugira ngo wowe ubwawe, abantu mubana, sosiyete ubamo, aho ukorera, abo muhura, cyangwa twese muri rusange, aho kugira ngo abantu bakumenyeho ko ufite ubuzima bwiza, ubayeho neza, no kugira ngo wowe ubwawe ari ubyimenyaho, ukabona n'uko abandi batabikumenyaho, icyiza ni ikihe? Icyo kibazo nkubajije ukisubize wowe ubwawe mu mutima, ni wowe uzi icyakubera cyiza. Tujye kurebera hamwe ibintu wowe ubwawe ugomba kuba ufite kugira ngo ube ufite ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere rero ni ikintu cyitwa kunyurwa. Kunyurwa n'ubuzima urimo, yaba bwiza, yaba ubuciriritse, yaba n'ubwo ubona yuko butari bwiza na gato, ariko se basi unyuzwe nabwo? Inshuti zanjye, ntabwo bivuga ngo kunyurwa uba unyuzwe n'ibyo wabonye hanyuma uryame usinzire wumve ko unyuzwe ejo utazakenera ibindi, ahubwo kunyurwa ni igihe wumva yuko ibyo wakorewe umunsi ari byo byawe. Kunyurwa ni igihe utazajya guca mu nzira mbi izo ari zo zose kugira ngo ubone ibirenze ku byo wabonye, kandi uzi neza ko wakoresheje inzira mbi kugira ngo ubigereho. Inzira mbi ni igihe ushobora kuba wagambanira umuntu kugira ngo ubone amafaranga. Inzira mbi ni igihe ushobora kuba wateranya umuntu ku wundi kugira ngo wa wundi uri bukumve aguhereze amaramuko, kandi uzi ko uri buyabone mu nzira mbi. Ariko niba uzi ko wakoresheje imbaraga zawe, ukaba uzi ko wakoresheje ubwenge bwawe, ukaba uzi ko wakoresheje intekerezo zawe, ukaba uzi ko wakoresheje imbaraga zawe zingana zose, ukabasha kubona ibyo ngibyo wabonye, ibyo wabonye byo bigomba kukunyura, kuko nibyo wabonye byavuye mu mirimo wakoze. Rero inshuti zacu, inshuti z'Uruhisho TV, mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Shalom.